William Future nongeye nagarutse kuri za video zanjye z'ubwenge. Uyu munsi mbagaruye iyi video y'ubwenge, ndabizi mugiye kuyikunda kandi ni video iribuza kubafasha mwese. Ni video iribuza gufasha abantu bose. Vuba cyane hari ibintu byahindutse ku buryo nta muntu uyu munsi usa nk'ari kubivugaho. Navuga ngo ni nk'ubwoba busa nk'aho bumaze kuba bwagera ahantu hose, aho abantu uyu munsi bari kumva badatuje bitewe n'ibintu biri kuvugirwa ku mbuga nkoranyambaga ku mahanga yose, aho usanga umuntu wese muri ibi bihe turiho usanga abantu bose basa nk'aho bahangayitse. Ariko inama nakugira uyu munsi bitewe n'ibintu bigenda bivuga ku isi, intambara ugenda wumva ahantu hose, ibimwe mu biteye ubwoba, imwe mu nama nakubwira nanakugira ni ukugira ngo uhindukirire Bibiliya mu gihe uhuye n'ibyo bibazo utangiye kumva usa nk'aho uteye ubwoba n'ibintu bisa nk'aho biri kujya imbere kuri iyi si, cyangwa se ibintu uri kumva isi igiye kunyuramo. Ni ukugira ngo uhite ujya muri Bibiliya utangire usome Bibiliya. Mu gihe ubona ibintu byagucanze, mu gihe ubona wibuze, jya muri Bibiliya utangire usome. Mu gihe ubona ibindi bintu byagucanze utazi n'ikintu ahazaza hawe hakubikiye, cyangwa se uri kubona ukuntu imbere yawe hameze, nanone jya muri Bibiliya utangire usome ijambo ry'Imana. Wibuke ijambo ry'Imana ni ryo jambo ryabashe kudushyiraho, ribasha kudushyira kuri iyi si, ribasha kudukiza ibintu byose. Ni naryo ribasha kutubwira, ribasha no kutubwira uburyo tugomba kwitwara muri ibyo bibazo. Ntabwo turi kubaho muri bya bihe usanga abantu mu by'ukuri babaho uko babishaka, ahubwo usanga abantu muri iyi minsi batakiri kubaho ku bwabo, kubera ko iyi si ibasha kuguhereza amakuru mu buryo bworoshye, aho uzasanga ibihuha n'uyu munsi biriho bikubwira ko hari ubwoba bw'uko intambara y'isi yindi ishoboye kuba yaba intambara ya gatatu. Ubu bwoba rero bugenda bwaguka cyane cyane, bukava ku nguni imwe bijya ku yindi nguni, bigatuma na wa muntu usa nk'aho ari ku rundi ruhande rw'isi atangira kugira ubwoba busa nk'aho busirikira kuruta uko mbere byahozeho. Hari amakuru amaze iminsi asa nk'aho ateye ubwoba yaje gusa nk'aho asirikira mu minsi ishize, aho umunyamakuru Tucker Carlson, uyu munyamakuru ndetse yaje kuganiriza perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ibi byaje kuba asa nk'aho ari iyo interview yaje kuba yarebwa cyane kuri YouTube 2024. Ni interview yaje kurebwa cyane mu minsi mikeya rwose. Iyi interview yaje kubona amamiliyoni menshi kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nka za X yahoze ari Twitter. Abantu benshi bakomeje gusa nk'aho bayivugaho byinshi, abantu batangira kuvuga ko byanze bikunze ibi bintu bishoboye kuba biri buza kongera umuvuduko, cyangwa se ibintu bikaza kuzamba kurushaho. Ibi bintu bitewe n'uburyo kera rero abantu bakomeje kubikunda bagashaka kumenya byinshi byimbitse, uza kubona ko hari ikintu gisa nk'aho kiri kototera, kirisa nk'aho kibwira abantu ko hari intambara, amakimbirane ari gusa nk'aho atembera muri politiki zitandukanye ku isi, ndetse na zino ntambara zidashira gusa nk'aho ziri kugenda zaguka, aho usanga abantu uyu munsi basa nk'aho bafite ubwoba ko isaha n'isaha hashoboye kuba havuka intambara y'isi, hashoboye kuba havuka ikindi kintu abantu batari barigeze batekereza mu mateka. Ariko ukomeje ukareba koko muri iyi interview nubwo hari byinshi yaje guteza, ukabona abantu batangiye kugeramo ubwoba, mu by'ukuri urebye n'ibintu biri kuba kuri iyi si, utangira kubona abantu batangiye kugira ahazaza habo bihebye, bagatangira kwiheba, ese ahazaza hacu hari buze kugenda gute? Ariko mu by'ukuri twabibwiwe nyinshi bitewe n'amakuru tugenda tubona. Ariko urebye ndetse mbere y'uko ibi tugera muri iki kinyejana, aho amakuru asigaye yaregereye abantu bose, mbere y'uko iterambere riza kwamamara n'itangazamakuru rikaza kwaguka muri ubu buryo, haciye muri za social media hakaza kuza, navuga ngo ni nk'impinduramatwara mu buryo bw'isi, mu buryo bwa tekinoloji, aho uyu munsi amakuru mu buryo bworoshye bitakimeze nk'uko muri generasiyo za mbere zabanje. Uyu munsi tuba bishoboka kuba umuntu ashoboye kuba yabona amakuru ayavanye kuri source ahantu ikintu cyabereye, ndetse bikaba byoroshye kuba uburyo abantu bashoboye kwigerera ahantu ikintu cyabereye mu buryo bitandukanye n'uko mbere hahozeho hari ibinyamakuru byandika, hagasohoka ibinyamakuru byanditse, hakabaho radio, ndetse bagacishaho n'amakuru kuri televiziyo. Uyu munsi twamaze kugera ku iterambere y'uko ibyo bintu bisa nk'aho byahindutse, aho ibyo binyamakuru bya mbere hasohokaga imvaho, nyuma hagasohoka radio ikaba muzi isaha muri buze kumviraho amakuru, na televiziyo muzi isaha icishirizaho amakuru. Ariko uyu munsi bitewe n'imbuga nkoranyambaga ukuntu byahindutse, uyu munsi wakira amakuru ya direct
ako kanya utabasha gutegereza isaha runaka, ahubwo amakuru ahantu ikintu kibereye, biba byoroshye kuba wahita umenya amakuru y'isi yose kuri device dufite cyangwa se amatelefone tugendana mu ntoki zacu. Biba byoroshye ku buryo amakuru ushobora kuba wavana wenda nko ku musozi wa Nepal, mu gihugu cya Nepal, mu karwa gatoya, bikaba amakuru yoroshye kuba yagera ku karwa gatoya ka Mauritius. Biroroshye cyane kugira ngo amakuru ahita ava kuri Nepal cyangwa se avikana arangiye usange yigeze mu Rwanda kano kanya, ubone twese twabasha kuba twagera kuri aya makuru. Ibaze nk'amakuru abera muri Ukraine, yose tuyageraho byoroshye, ukaba wamenya ukuntu byifashe, amakuru ari kubera muri Israel ndetse na Palestine. Ibyo byose biroroshye, ndetse muri Gaza Strip biba byoroshye kugira ngo banze umenye muri ya ntara ya Gaza, umenye ibintu biri kuberayo, kuko ni ibintu byoroshye cyane. Ukaba wabasha kuba wamenya amakuru mu buryo bworoshye bwo ku isi yose, ukabasha kuyamenya mu buryo bworoshye. Ni ibintu byoroshye muri iki gihe bitewe n'iterambere. Ariko umaze kuba wahuza n'ibi bintu, tukamenya n'aya makuru, ibisasu, amakimbirane, ubwoba abantu benshi bafite, ibiteye isi byinshi, ukareba n'uburyo amakuru twe dusanzwe mu masaha 24, ibintu byose tuba tumaze kumenya amakuru mu buryo bworoshye cyane duciye ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi henshi. Uzasanga ibi akenshi byongera ibyago by'abantu benshi bo kuba batangira kuba bihebye, bagatangira no kumva koko ibibazo byitwegereje kandi ibibazo ari byinshi. Ariko mu by'ukuri urebye n'isi yahahise cyangwa se mu binyejana byahahise, bo ntabwo bigeze baca mu bwoba nk'ubwo ngubu turi gucamo uyu munsi. Impamvu si uko icyo gihe bitabaga, usanga ahubwo abantu b'uyu munsi bo babasha kuba bakongera kuba, wenda urugero niba intambara ziri kuba muri Palestine cyangwa se ziri kuba n'ahandi henshi ku isi, ukabona abantu bari kongera ubwoba kenshi bitewe n'ibiri kuba intambara. Amakuru bari kuyamenyera igihe n'uburyo bworoshye cyane. Ariko urebye mu gihe cya kera, ntabwo nabwo wavuga ngo intambara burya kiriya gihe ntabwo zabaga ari nyinshi, zikarushaho ndetse zikaba zari zinateye ubwoba cyane. Habaga icyo bita civilization, ibihugu bikagenda byigobotora ibindi n'abantu bisobanukirwa, amahanga agatera yandi. Intambara zajyaga ziba kenshi nk'izo bita abagereki barwana n'abaperesi, intambara zabo zagiye zitangira mu mwaka usaga imyaka y'ibihumbi 4,999. aho ngaho bararwanaga cyane. Aho ni mbere yuko Yesu nawe ubwe abasha kuza, bajyaga barwana cyane hagati y'imijyi y'abagereki ndetse n'iy'abaperesi, ubwami bw'abaperesi. Iki gihe bararwanaga cyane, intambara z'aba crusade mu binyejana byinshi. Izi ntambara zagiye zibaho na mbere y'ibi bintu byose, ukabona intambara zirabaye kandi zisa nkaho ubwazo ziteye n'ubwoba. Na Bibiliya ubwayo irabivuga neza, iduhereza amakimbirane menshi y'ibihugu bitandukanye, aho ishyanga ryajyaga ritera irindi, ukabona intambara zirarwanwa ari benshi. Abisiraheli urebye ndetse no mu isezerano rya kera usanga baragiye bahura n'amakimbirane nyinshi. Akenshi n'urebye ku bakristo ba kera ndetse bagiye bahura n'ibyo ngibyo nabo mu isezerano rishya, nk'uko ibyanditswe bibivuga, ritwibutsa ko intambara nizahoze mu kiremwa muntu, cyangwa se ibyo nakita ngo ikiremwa muntu uko cyagiye kibaho ku isi, cyagiye gihura n'izi ntambara zihoraho za buri munsi. Ntabwo zije ubu ngubu ibi mujya mwumva bikubita, ukumva ngo Israel iri guhangana na Palestine cyangwa se uri guhangana muri Gaza hariya muri kubibona. Biriya ni intambara na kera buriya zahozeho, ni intambara zagiye zikubita ari nyinshi. Rero ugasanga mu mateka yose yo mu isi, niyo urebye kugira ngo ubase kubona ko nk'uko Bibiliya ibiduhamiriza neza, iyo usomye igitabo cy'umubwiriza ibice 3:8, niho hakubwira ngo hari igihe cy'urukundo, hakaba igihe cy'urwango, hakaba igihe cy'intambara, hakaba n'igihe cy'amahoro. Basomye mu mubwiriza ibice 3:8, ndetse unahereye hejuru wagenda usoma ukuntu Bibiliya yagiye ibigaragaza ko buri gihe cyacyo kigira igihe cyacyo. Hari igihe habaho igihe cy'intambara, ariko nyuma y'icyo gihe cy'intambara akabaho igihe cy'amahoro. Ibintu byose nyine bigira igihe bigenda biberaho. Ibyo bitwibutsa ko amakimbirane cyangwa se intambara biri muri bimwe bigize ikiremwa muntu akenshi gikunda gucamo, ku buryo ibyo bintu akenshi binagoranye ko ikiremwa muntu cyabasha kuba cyabihunga. Kuko ibirebe ni bimwe mu bintu bitoroshye, rimwe na rimwe akenshi ikiremwa muntu kibonye intambara ziri kuba batangira kugira ubwoba, benshi ukabona batangiye kwiheba, ukavuga ngo hazaza bizagenda gute. Ariko mbere na mbere tubanze dufate umwanya tubashe kuba twabasha kugereranya umwanya uyu munsi turimo, ndetse tukawugereranya n'umwanya wo mu 1990, aho iyo urebye abantu b'iki gihe uburyo bakiraga amakuru biciye mu binyamakuru.
no kuri radio no kuri televiziyo nk'uko natangiye mbibabwira. Babaga bategereje igihe runaka, bagategereza specific time, igihe cyagenwe n'ibyo binyamakuru, wenda n'ibikinyamakuru Imvaho gisohora mu gitondo, abantu bagasoma ibinyamakuru mu cyumweru rimwe, Imvaho yasohoye. Televiziyo na radio ikabifite isaha igomba kubahereza amakuru. Icyo gihe nyine mu bihe bya za 90s ko muri English bavuga, mu gihe cya 90s, muri icyo gihe za 90, icyo gihe abantu nk'icyo gihe babaga bategereje na mbere yaho amakuru igihe ari buze kuzira kazira muri ibyo bihe cyangwa se za 80. Ukabona mu gihe igihe byazaga bakakira amakuru cyangwa se ku mugoroba bari na ninjoro, ibyo amakuru iki gihe yagendaga gake cyane kugira ngo babashe kuyabona, ku uburyo kiseri bubashe kuba uyu munsi. Impamvu abantu iki gihe bumvaga batekanye, bumva nta niribi, bakumva ibintu birisa nkaho bikubitira kure cyangwa se bakabyumva binatinze, ni ukubera ko amakuru iki gihe yagendaga gake ku buryo ntabwo amakuru yabageragaho nk'uko uyu munsi iki kinyejana turimo cyangwa se uyu munsi igihe twe turimo. Biroroshye cyane kuba twebwe amakuru dushoboye kuba twayabona mu buryo bwihuse, mu buryo buri muntu wese anabasha kugira amakuru. Buri muntu wese uyu munsi biroroshye kuba yagera kuri source y'inkuru mu buryo bworoshye, kandi umuntu wese ku giti rimwe na rimwe n'abayatanga ibi binyamakuru bikunda kugeza amakuru ku bantu mu buryo rusange. Ibi rero bitewe n'uburyo cy'amakuru yabageraga hatinze, byatumaga bo badakunda kugira ubwoba bw'intambara, bw'ibintu bizabaho, ugeranije n'uyu munsi n'uburyo cy'isi yahindutse, amakuru abageraho mu buryo bwihuse. Amakuru ababera ayabaye omnipresent, umeze usa nkaho amakuru usanga ari ahantu hose uyu munsi, ku buryo akanya gato ubonye notification muri telefone yawe igahita ikubwira live updates, bakakubwira amakuru agezweho, cyangwa se ukabona analysis cyangwa se muri telefone yawe ugatangira gukurikira ama event, hari ababa ari live streaming, ukabona nyine ibintu byinshi biri kuba ku kanya, amakuru breaking news, ukatangira ukabona amakuru ni menshi asa nkaho ari kugenda atembera mu buryo bworoshye. Ibi bivuze ngo rero akenshi bigenda bitwibutsa ko ibyago n'ibiri imbere yacu, bitewe n'uburyo cy'ibinyamakuru bikunda kubigiramo uruhare, akenshi nibyo bitangira gutuma abantu batangira guhangayikira hazaza. Ugatangira kubona abantu batangiye gusa nkaho bari kwishisha, bari kubona hazaza ntaho koko bitangiye kumera nka rwa rubyiruko iminsi ishize rwavuga ngo nta myaka iri imbere myinshi biteze, bitewe n'uko kuntu bari kubona ibihugu biri guserera. Umuntu agatangira kuba ati intambara y'isi iraje, ya gatatu n'ibiki byaraje, ubwoba buraje, ibisasu by'isi, ibihugu bikomeye bifite bigiye kurimbura isi mu by'ukuri, ariko bigatera ndetse n'icyo bita public anxiety. Ukabona abantu batangiye kugira icyo bita agahinda gakabije muri rubanda, ukabona abantu batangiye kugira agahinda bitewe n'amakuru mwagiye mubona. Ukabona njya mbibona n'abantu bari mu Rwanda, kenshi mwe murabizi ibidukikije n'ibindi biri hafi, ukabona abantu bari kuvuga ati ejo bundi ibi birabaye n'ibi birabaye, ukabona nyine biri gutuma abantu basa nkaho akenshi bitakariza icyizere. Gusa ibi ngibi ntabwo ari byo bintu akenshi ugomba guhora wibaza, cyangwa se abantu mugomba guhora mwibaza, bitewe n'aya makuru mwakira muri 24 hours ashoboye kuba yatuma amasaha 28 mushoboye kuba mwakira amakuru akaba yatuma musa nkaho mutangira kugira ubwoba, kubera ko iba kenshi bigaragaza ibibi, bigatwereka ndetse n'ibintu bishoboye kuba byaba koko nibyo. Nk'uko hari ikigo cyo muri Amerika cyakoze ubushakashatsi kigaragaza ko abanyamerika benshi akenshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunda gukurikira amakuru 3/4 by'abanyamerika, ngo bakunda gukurikira amakuru y'intambara ari hagati ya Israel na Hamas, ndetse ngo bitera ubwoba bwinshi cyane abanyamerika, ndetse ngo n'amakuru bagukunda gukurikira n'amakuru ari hagati y'Ubushinwa na Taiwan, ndetse akaba n'amakuru ari hagati ndetse y'intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Ukabona ndetse ubwo naho ngaho mvuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, simvuze ibihugu bidukikije bindi, ukamenya n'abaturage babituriye intambara bashaka kumenya, hari za Sudan, hari Kongo twegeranye turi hafi yayo. Ibihugu byinshi nyine usanga abaturage baho akenshi bakunda kuba bibanda kumenya ayo makuru, nk'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage babo bo ni ingenzi cyane, ngo akenshi ubona bari gukurikiranira amakuru ya Hamas na Israel, bagakurikira Uburusiya, Ubushinwa na Taiwan. Ukabona ni ibintu bibahangayikisha cyane, bafite ubwoba bw'ibyo bintu. Ariko twebwe ikintu cy'ingenzi kuri twebwe, ikintu kigomba kongerwaho kiri hano, ni ukugira ngo twebwe tubashe kugira ya mahoro muri twebwe mu mutwe, kubera ko kimwe mu bibazo bikomeye cyane ni uburyo cy'abanyamerika iteka bahora bafite ubwoba yuko
hashoboye kuba haza amakimbirane ashoboye kuba yatuma igihugu cyabo kijya mu ntambara, kikaba cyateza ndetse intambara y'isi mu buryo ki isi yose ishoboye kuba yajya mu gahinda. Ugasanga bamwe mu banyamerika nyine bafite agahinda gakabije. Akenshi rero twebwe aha niho tugomba kuba twagira ubwenge, kubera ko twamaze kumenya ko isi yarahindutse, kandi n'uyu munsi isi iracyahinduka, ndetse n'abantu bakiriho ukabona bari kubaho mu bwoba, kandi ubwoba bwo kugira ngo bazagire hazaza, kandi ubu bwoba bwanarenze kuba ari ubwoba akenshi bwo gutinya ibi bintu biri politike cyangwa se mu buryo buri politiko kuvuga ngo intambara, ahubwo abantu benshi uyu munsi bamaze no kurenga yuko bamaze kugira ubwoba bwo kuvuga ngo ni intambara y'isi ishoboye kuba yakongera ikaba, ahubwo bafite ubwoba nanone bwo kuvuga ngo hazaba icyo bita economic stability. Ubone stability nyine ukabona ubukungu busa nkaho buri gusubira hasi, akaba aricyo kintu akenshi gihangayikisha abantu kurusha n'ibyo bintu byose bishoboye kuba byaza. Niba mubizi neza koko bitewe n'izi ntambara ziba, mwagiye mubona ama efe cyangwa se zimwe mu ngaruka zagiye zigera mu bihugu byacu dutuyemo n'uyu munsi, ubona ibitoro bijyanye n'amayisansi bigiye bizamuka, ibindi byinshi. Rero uyu munsi intambara nk'izo ziteye, abantu batangira kugira ubwoba bwinshi, bagatangira kugira agahinda gakabije biturutse bene aho hantu kuvuga ngo ubukungu buzagabanuka, ibintu nk'ibi ngibi, imibereho izahinduka, ahazaza hacu ndahabona naho ibintu bitangiye gukomera. Niba mubikurikirana neza no muri Kenya murabona ibintu byinshi bigenda byiyongera, nyine ibyo bituruka nyine ku ntambara nyinshi zigiye zitandukanye, n'uburyo ki bimwe mu bihugu usanga biri mu madeni ndetse bishaka no kuyikuramo. Ugatangira kubona abaturage batangiye kugira ubwoba muri ubwo buryo, ndetse bagatangira kuvuga se tuzasaza dute, akaza kuzamo ubwo bwoba bwo kuvuga ngo ubwoba bwamaze kubadukira, imisazire yaho ntayo, nta hazaza, urubyiruko ukabona rutangiye kwiheba. Ariko mu by'ukuri nubwo ibyo bintu bimeze gutya, reka tubanze twitegereze ku ntumwa za Yesu Kristo. Iyo tubisomye neza muri Yohana ibice 14, aha niho dusanga koko abigishwa ba Yesu Kristo aha ngaha nabo bari bafite impamvu yo kuba bahangayika. Iki nicyo cyanyacyo n'ubundi ndashaka kubabwira. Aye turebye muri Yohana ibice 14, aha niho usanga neza koko n'abigishwa ba Yesu Kristo bari bafite impamvu yo guhangayika, bari bafite impamvu yo kuba yabagora, kubera ko iki gihe nicyo cyagiye Yesu Kristo yaramaze kubabwira ko ubundi yaramaze kubabwira umwe kumwe muri bo n'ubundi yari yarabaye mugambanyira, abagambanira Yesu. Iki gihe baramugambanira, aza kwicwa, arangije kwicwa aza kuzuka, ndetse iki gihe yari agiye kubasezera, asa nkaho ari kubasezera. Kandi ikindi bari bafite ubwoba yuko abanze Yesu Kristo nabo ubwabo bazabanga, bagiye gutangira niba Yesu agiye kugenda, abari baranze Yesu, abari barashatse kumwica n'abari baramwishe, ndetse abo ngabo n'ubundi bagiye kugaruka bagahita batangira kwataka za ntumwa za Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo iki gihe yari agiye gusubira mu ijuru aje kubasezera. Urumva kangaha ababigishwa ba Yesu Kristo bari bafite impamvu zumvikana kuri bo, bumvaga ko nyine mu by'ukuri nabo bafite guhangayika imitima, bakagira ubwoba, kubera ko bumvaga ko n'umukiza wabo bari bishingikirije, n'undi muntu bari bishingikirije iki gihe Yesu Kristo agiye gusubira mu ijuru. Iki nicyo gihe barimo, kuko bari bahangayitse. Aha ni muri Yohana ibice 14. Ariko nubwo iki gihe bari bahangayikiye hazaza habo, bari kwibaza ese bizagenda gute, Yesu Kristo ntabwo yabatereranye gutyo gusa. Ahangaha nabo niho yaje kubabwira ngo iki gihe bari barabonye ibitangaza bikomeye Yesu Kristo yabakoreye, yarabakoreye ibintu byinshi bitandukanye. Iki gihe yaramaze kubasiga, kandi batizeye ukuntu bizagenda n'ukuntu bazatotezwa. Bari barabonye ndetse n'ukuntu Yesu bamuhakanije abayobozi b'isi b'icyo gihe, navuga ngo ni ubwami bw'icyo gihe bw'abaromani, ndetse n'ibindi byinshi. Iki gihe rero bari batangiye kubona koko nibo bagiye guhita bakurikira kuba target, cyangwa se bakaba bamwe mu bantu bari buze guhita bakurikirwa, gutotezwa, gufatwa nabi. Nk'uko akenshi ikiremwa muntu gikunda kuba cyaca mu bimwe mu bibazo bikomeye cyane, iyo akenshi kitari kwitegura ngo kibashe kuba cyabona ko ahazaza hayo, cyangwa se iyo umuntu ari kubona ko ahazaza he hatoroshye atangira guhangayika cyane, akavuga ngo ndiburi bugende bite. Cyane cyane uzabibona mu nkundo, uzabibona muri mariage, muri guverinoma, iyo akenshi abayobozi b'isi bari kubona asa nkaho amakimbirane y'isi asa nkaho ari kototera, cyangwa se ibihugu biri guserera, utangira kubona ko n'ahazaza nabo batangiye kugira ubwoba. Rero n'izi ntumwa zari zitangiye guhangayika cyane, zimaze kubona koko uwo bari bishingikirije Yesu Kristo ntawe uhari, bagiye gusigara bonyine. Ariko Yesu yarababwiye, ahari muri Yohana ibice 14 umurongo wa mbere, umve neza. Yesu Kristo yarababwiye ati,
nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira iwanyu. Yarababwiye ngo nibahangayike imitima, nibagora imitima yabo, bamwizere kandi bizere n'Imana. Nibizere Imana nawe bamwizere. Ahangaha niho Yesu abasobanurira, akabwira abigishwa ko batagomba kugira ubwoba, ndetse ababwira ko bagomba mbere na mbere gufata ubuzima bwabo, bakabasha guhanga ubuzima bwabo ku Mana, bagafata ubuzima bwabo bakabuhanga ku Uwiteka, kuko imitima yabo, ndetse impamvu imitima yabo bakayishyira ku Uwiteka kubera ko imitima yabo ntabwo igomba guhangayikishwa n'ibyo bari kubona uyu munsi, kandi abasezeranya ko azaboherereza umufasha, Umwuka Wera, kugira ngo ndetse utazabasha kwizera Umwuka Wera ntabwo azigera abasha kubona azaza ngo abashe kugira ibyo asobanukirwa. Arababwira ati uwizera Umwuka Wera, kubera ko Yesu Kristo arababwira ati nzabohereza Umwuka Wera, nzabohereza umufasha. Umwuka Wera azaza ari umufasha. Rero mu gihe batinya intambara no mu gihe batangiye guhura n'ibyo bibazo byose, Umwuka Wera azaba bahari kugira ngo abashoboze. Imana ibivuga neza kuko twebwe ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, urukundo ndetse n'ubwenge. Niyo mpamvu rero tudafite kuberaho mu bwoba, ntabwo dufite kubaho ku bwoba kubera ko hari intambara ziri kuvuga ngo ziri imbere yacu, hari ibyo bari kuvuga ngo bigiye kuza imbere yacu, hari ibigiye kuza imbere yacu. Ntabwo dufite kugira ubwoba, ahubwo kugira ubwoba tubasha kumenya ko uwo mwuka ntabwo ari Imana yawuduhaye, ahubwo Imana yaduhaye Umwuka Wera, kandi duhereza ngo umwuka w'imbaraga, urukundo. Yaduhaye ibyo ni byo Imana yaduhaye, urukundo n'ubwenge. Rero gukomeza kugira ubwoba bw'intambara y'isi ntabwo bikwiriye, kubera ko Umwuka Wera azadushoboza ibyo byose kugira ngo tubashe kubicamo, kabone n'iby'isi yose yaducishamo, kabone n'ubwo ibyo byose n'izo ntambara twazicamo zose, Umwuka Wera azatubashisha kuzicamo. Erega ntabwo twebwe twavuga ngo turabizera, turabakristo b'abanyantege nkeya, kubera ko ntabwo tugomba kuba abakristo bo guhora buri munsi twiriza tumeze nk'abana. Oya, ntabwo turi cry baby Christians. Oya, ahubwo Umwuka Wera ntabwo ari hano kugira ngo aturere nk'abana, atangire kujya aturisha nk'abana. Oya, ari hano kugira ngo adukomeze, ari hano kugira ngo adutere imbaraga, ndetse atarebeyeho uko isi yaba imeze kose, atitaye ku by'isi byose yaba iri kuducishamo, wazabasha kudukomeza. Umwuka Wera azana n'imbaraga, yazanye icyo bita strength, yazanye imbaraga kugira ngo adukomeze. Yaje kugira ngo abashe kudukomeza, ntabwo yaje kugira ngo atume twebwe tudaca muri ibyo bigeragezo. Oya, ahubwo yaje kugira ngo adukomereze muri ibyo bigeragezo, nk'uko tubisanga hano muri Yohana ibice 14 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Haratubwira ati, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe, kandi azaba muri mwebwe, azaba muri mwe. Wumve neza uko Yesu Kristo ubwe yabyivugiye ko ni Yohana ibice 14 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17, Imana izatwohereza comforter, umufasha ubasha kudufasha, izatwohereza umujyanama, umuvugizi, umukomezi wacu, uzahora buri munsi adukomeje tugakomera. Bivuze ngo ab'isi ngo ntibishoboka ko bazamuhabwa kubera ko ntibamurora kandi ntibamuzi, akenshi baba bashaka kumurebesha amaso. Nuko ijambo ry'Imana rivuga, kandi niko Yesu yasize abivuze, ngo ariko twebweho turamuzi, azabana natwe ibihe byose, kandi azaba muri twebwe, azaturana natwe. Niyo mpamvu rero ikibazo cy'abakristo benshi uzabona kenshi mu gihe barimo bitegereza, cyangwa se mu gihe barimo bareba Umwuka Wera, cyangwa se bamubona nk'umufasha. Yego nibyo, ariko nanone mu by'ukuri iri jambo umufasha bakarifata nabi,
kugira ngo babashe gusobanukirwa iri jambo comforter cyangwa se umufasha. Iri jambo comforter akenshi iyo baryumvishe cyangwa se umufasha, ni ijambo akenshi batangira gutekereza ko ari umuntu waje kugira ngo byibuze akureho inguma zacu, azabashe kutuyambira, azabashe kutubwira ko ibintu byose bibuze kumera neza, aze mu gihe ibintu bitasa nkaho bitameze neza aze ahita bikosora. Ndetse mu by'ukuri iyo urebye hano muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6, aha niho hatubwira ngo, ahangaha niho habitubwira ko umwuka wera mu by'ukuri, umwuka wera nyine, kubera ko abantu akenshi bakunda kubifata nabi, ukabona babifashe muri context yabo cyangwa se mu mitekerereze yabo, ukabona nyine ntabwo bari kubiha igisobanuro gikwiriye nk'uko bagombaga, bakumva ko ni wa muntu uzaza kubafasha ibyo bintu byose cyangwa se ni umufasha, ariko bagatangira kubifata nyine muri context itari byo, bagatangira kubifata mu rwego rutari bwo. Nk'uko abibwiye mu murongo wa 16 hariya abivuga ngo niwe mwuka w'ukuri nibishoboka ko abisi bamuhabwa. Ni umufasha, ariko mu by'ukuri iyo urebye hano iri jambo ukareba iri jambo umufasha, ni ijambo kenshi comforter, ni ijambo riba rifite igisobanuro mu buryo butandukanye. Yego niwe mujyanama wacu, abasha kudufasha, abasha kutuvugira, n'ubasha kudukomeza, akabasha kuduhagarara iruhande nk'uko tubisoma muri Yohana ibice 12 umurongo wa 16. Iri jambo rero mu by'ukuri rifite igisobanuro cyimbitse kandi kibasha kuba cyaduhereza kuduhoza no kuturwanirira mu ntambara zacu. Iri jambo umufasha riva ku ijambo ryo mu Kilatini ryitwa comforter, rituruka ku ijambo ryo mu Kilatini bita cum. Ni ijambo cum ndetse na forte, ni ijambo akenshi urihuje hamwe ritanga igisobanuro cy'imbaraga cyangwa se cyo gukomeza, kuko cum ubwabyo risobanuye na, ndetse forte bisobanuye imbaraga, bivuze ngo ni ugukomezanya n'izo mbaraga. Rero ijambo umufasha cyangwa se comforter iyo rije ubwaryo riba risobanuye ko umuntu aje iruhande rwawe akagutera imbaraga, ndetse yaje abaje kugukomeza akaguha imbaraga, ndetse iyo agukomeza muri bya bihe nawe ubwawe wumvaga ko bitashobokaga ariko ukabasha kubicamo mu buryo bushoboka. Impamvu bibasobanuye, hari umuntu wenda utabasha kubyumva neza, bisobanuye ngo hari igihe wumva ko wenda umwuka wera niba ari hano ari buze guhita gukuraho ibyo bintu biri imbere, ahubwo wowe umwuka wera gushoboza kugira ngo uce muri ibyo bintu ukabicamo wemye. Ntabwo aza kubigukuraho ngo abyigize uruhande, ahubwo ubicamo ibyo bintu akabana nawe, kubera ko ntabwo yajeje kuturera nk'abana, ahubwo yajeje kudukomeza no kudufasha. Nyine ibyo bita kudufasha, kugira ngo atume ndetse tugira imbaraga, ndetse adushyire mu murongo muzima, ndetse atwohereze mu rugamba tururwane kandi turutsinde. Niba uri umukristo ukaba uri guca mu bihe bigoranye, ukaba uri guca mu bihe bitoroshye, umwuka wera ntabwo ahari kugira ngo akugirire impuhwe gusa cyangwa se mube mumeze gutyo muri aho gusa, ahubwo azakubwira ngo ngwino hano agukomeze, aguhe imbaraga, maze aguhe izo mbaraga zigukomeza kugira ngo usubire muri rwa rugamba, urangize akazi ubisoze rwose, urwo rugamba runeshe. Biteye isoni ku nyigisho uzabona zo muri iyi si navuga ngo igezweho, aho uzabona bamwe mu bakristo bababwira kugira ngo bihishe zimwe mu ntambara bafite, aho kugira ngo barwane n'izo ntambara bazineshe. Ukabona mu by'ukuri basa nkaho bari gukwepa intambara zabo, aho basaba umwuka wera ngo bashoboze kuzicamo, ukabona ubwabo basa nkaho bari kuzikwepa. Bibiliya twigisha ko akenshi ntabwo tugomba kuba twanegirije ibintu, kubera ko twebwe tugomba gukora ibintu Yesu Kristo yasize atubwiye, kuko Yesu Kristo ntiyigeze adusezeranya ubuzima budafite ibibazo. Nibyo bintu buriya Yesu Kristo ntabwo ibyo yigeze bidusezeranya ngo muzabaho mwimereye neza, mwikorera ibyo mwiboneye mumeze neza. Nyine ntabwo yigeze atubwira ko mu isi hano uko turi muri iyi si tuzayibaho nta bibazo, tuzayibaho nta bigeragezo. Ibyo biri mu byo atadusezeranije. Ntuzakubwira ko uzaba muri ubuzima udafite ibyo bibazo, udafite ibyo bintu biri uruhande rwawe, yaba kubeshya. Kubera ko impamvu Yesu Kristo yohereje umufasha nuko yabonaga hari bimwe dukeneye uriya mufasha kugira ngo abidushoboze twebwe bwacu tutishoboza. Ariyo mpamvu umufasha azadushoboza kugira ngo tubashe guca muri ibyo bibazo Yesu yabonye ko twe tudafite uwo mufasha tutabasha kubicamo. Niyo mpamvu yadusigiye umufasha.
rero ntabwo ari butwohereze umufasha abona ko n'ubundi twebwe ibyo ngibyo twebwe tuzabicamo tunezerewe twifashisha. Nizere ko ibyo muri kunyumva kandi turi kujyana. Icyo ni ikintu mugomba kumenya. Ibyo waba uri gucamo rero, umwuka wera azaba ari kumwe nawe, azaguha imbaraga, azagushyigikira, azaba ameze nk'umunara uguhereza imbaraga zibasha kugira ngo zihangane ndetse n'ibizaza byose, urugamba rwose wabuhura narwo. Abizera rero batajya bahura n'ibyo bibazo bakibagirwa, cyangwa se abizera bakunda guhura n'ibibazo bagatangira kwibagirwa umwuka wera, akenshi abo ngabo ni babandi usanga mu buzima bakunda gutsirwa. Ni kimwe mu bintu bikomeye cyane mu gihe ugeze mu bihe byawe bikomeye, mu gihe ugeze mu gihe ukomerewe cyane, utitaye uko abantu waba uri kubona hazaza hawe, uko wabona hazaza hawe ntaho uri kubona, uko ibihe byaba bikomeye kose, ibuka ko umwuka wera muri kumwe, umwuka wera muri kugendana, ari kumwe nawe. Rero wibaho mu bwoba, kuko Imana irabizi ahazaza hawe, izi n'icyo hazaza hawe habitse. Imana ntabwo yigeze iduhereza umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka wo kugira ngo tubashe kugira urukundo, ubwenge. Mu gihe ndetse utabona hazaza hawe, mu gihe ubona asa nkaho hakomeye amerekezo y'isi bitewe n'ahantu kuganisha, cyangwa se amerekezo y'ubuzima bwawe uri kubamo uyu munsi ubona nta kijya mbere, aho ni hahandi umwuka wera aza kugukomeza. Ni hahandi umwuka wera atangira kugufasha kugira ngo ubashe kurwana. Mu gihe cy'uburwayi, mu gihe wabuze umuntu ukunda, mu gihe uri mu bibazo by'ubushobozi bw'amafaranga, mu gihe uri muri divorce, mu gihe ufite ubwoba bw'ahazaza hawe, ukibuka ko hari umuntu wapfushije, aho niho umwuka wera azaba hari ari kumwe nawe kandi akabasha kugushoboza. Hari umurongo uryohera cyane wo muri Bibiliya wanditse muri Izayi ibice 43 umurongo wa 2, haragira hati: ninca mu mazi ntabwo azanembana, ninca mu mugezi ntabwo uzanembana, ninca mu muriro ntacyo uzantwara. Reka mubasomere wose, wanditse muri Izayi ibice 43, noneho tugasoma umurongo waho wa 2, haragira ati: nuramuka unyuze mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, ukanyura mu nzuzi ntuzaruhama, nunyura rwagati mu muriro ntabwo uzashya, n'indimi zawo ntacyo zizagutwara. kuko nje uhoraho ndi Imana yawe, nkaba nyir'ubutagatifu cyangwa se nyir'umwuka wera wa Isiraheli, umukiza wawe. Natanze Misiri ho incungu yawe, Kushi na Seba ho ingurane yawe. Rero nuca mu muriro ntacyo uzaba, azaba ari kumwe nawe. Ibyo rero ntuzatekereza ko ntujya guca muri uwo muriro umwuka wera azaza we agahita none agukwepesha uwo muriro. Imana ivuga ko nuca muri uwo muriro ukawunyura, uzaba wawunyuzemo, ucemo hagati, ariko Imana ibane nawe. Uzaca muri icyo kivu, uzaca muri uwo mugezi, ntuzaruhama ariko uzaba wagezemo. Ntutangire kugira ubwoba, ubwo bwoba bwawe wibuke ko Imana iri kumwe nawe. Ndabizi ibyo bibazo bibamo, hari igihe ubura umuntu wawe wakundaga ukavuga ko Imana yabyemeye kandi yarabikubwiye neza, ikakubwira ati nuca mu muriro nzabana nawe kandi ntacyo uzaba, izaba iri kumwe nawe. Azaba yaje kugukomeza umwuka wera, ahari kugira ngo aguhereze imbaraga, ahari kugira ngo agutere imbaraga zishoboka. Uwo muriro nuwucamo, ibyo byose nubicamo, umwuka wera duhereza imbaraga zikomeye zibasha kudushoboza ndetse no kugira ngo dushobore ibyo byose. Ari kumwe natwe ibihe byose, byaba ari ibihe bibi, byaba ari ibihe byiza, ni ukugira ngo tudatsindwa, ahubwo umwuka wera bari iruhande rwacu kugira ngo arusheho kudukomeza kandi abana nawe, yaba mu rukundo, yaba ndetse twebwe icyo tugomba gukora ni uguhora buri munsi turi gushaka kugira ngo twuzure nawe, duhorane kugumana nawe. Kugira ngo ugumane n'umwuka wera ni ukwirinda ibyo byaha no mu gihe wacumuye, kuko umwuka wera ntajya aba mu muntu ufite ibyaha. Ugomba kwihana ibyo byaha ndetse ukaba uri mu murongo muzima, ndetse
ukicuza mu byaha, abo wahemukiye ukabasaba imbabazi, abo wagize byose buri munsi, kubera ko nk'uko Yesu ubwe yabivuze, ubwe yaravuze ngo umwuka wera ntabwo n'umuntu. Yesu akunda kuvuga ngo nzabohereza umufasha, yamuvugaga nk'aho ari umuntu. Umwuka wera rero ntabwo ugomba kumufata nk'aho ari umwuka uri aho ngaho ngo umufate nk'ikindi kintu cyangwa kiri aho. Ugomba kumufata nk'umuntu w'umufasha, ugomba kugirana umubano nawe, umuntu ugomba guhora mugendana, ugomba kumufata nk'umuntu uri iruhande rwawe. Rero nk'umuntu wizera ntugomba kubaho mu bwoba, kuko umwuka wera ntabwo ari wo mwuka w'ubwoba, nta nubwo we azazanye ubwoba, ahubwo Imana yaguhaye umwuka wera, iguha n'imbaraga ndetse z'urukundo, iguhereza umwuka w'urukundo, iguhereza n'umwuka w'ubwenge. Ntabwo Imana igitanga umwuka w'ubwoba. Ndetse birashoboka ko njye nawe tutazi icyo ahazaza hacu habitse, n'iyi myaka iri imbere tutazi ikibitse, tutazi n'icyo ejo habitse. Ariko kimwe mu byo tuzi gusa ni uko tuzi ko umwuka wera azadukomeza mu gihe duhe n'ibibazo. Mu gihe turi mu nzira yacu tugomba kwibuka ko Imana niyo iyoboye. Imana ntabwo itwemera kugira ngo tubeho mu bwoba, ahubwo Imana ibasha kuduhereza amahoro yo mu mutima, amahoro yo mu mutwe, yo mu bwonko bwacu, kubera ko ibintu utabasha gukontorora ntabwo ari byo bya bintu bigomba kuguhangayikisha. Ibuka ko Imana iri iruhande rwawe, iri kumwe nawe. Ugomba kumenya ko inkuru y'abantu bose twizeye izarangirira mu ijuru, ntabwo izarangirira mu bwoba. Ni iki kiguteye ubwoba? Ko Imana ari iyoboye, Imana niyo iri muri kontorora ibintu byose. Ni iki gituma buri munsi urara udasinziriye? Izerere mu mwuka wera, abasha kugushoboza, abasha kugutsindishiriza, ndetse muri ibyo bintu urimo agukomeza kugira ngo uneshe ibyo bibazo byose urimo. Tuza. Imana umugambi wayo, ntabwo Imana ijya yohereza umugambi wayo ngo ugaruke nta kintu. Umugambi w'Imana ku muntu, iyo yohereje umugambi wayo birangira usohoye. Ijambo rya Imana yohereje kirangira gisohoye, ntabwo ijambo ryagaruka ntacyo rirakora. Imana ihora iri kumwe nawe, ititaye ku bibazo urimo kubamo, ititaye ku byo uri gucamo uyu munsi. Imana iri kumwe nawe kandi bibizi neza n'ibiyoboye, irakuzi n'izina ryawe, irakuzi agahinda uri gucamo, irabizi ukuntu umutima wawe wiyumva, izi ibyo ushaka, iragukunda kandi gukunda rwa rukundo rwayo rudashira. Iragukunda Imana muri rwa rukundo rwayo rwihariye, ikwitayeho mu buryo wowe ibitekerezo byawe bitabasha kubyumva. Yumva amarira yawe, ibona ibyo uri gucamo byose. Ntabwo Imana yakwibagiwe. Funga amaso yawe byibuze akanya gatoya, maze utangire wumva ijwi ry'Uwiteka rivuga riti, rikubwira riti ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda. Umva ijwi ry'Uwiteka rikubwira ngo ndagukunda, ndagukunda mwana wanjye. Imana ikubwira ati ndagukunda. Tuza hamwe wumva ijwi ry'Uwiteka rikubwira ngo ndagukunda. Funga amaso yawe akanya, maze wumva ijwi ry'Uwiteka rikubwira riti uri uwanjye, uri umwana wanjye, uri uwanjye. Wa wundi Imana itangira ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Nta muntu wabasha kugukunda nk'uko Imana igukunda, nta n'umwe. Rimwe na rimwe hari igihe njya mbabazwa na bano bantu batizera, ukabona mu byo bajya bacamo buri munsi mu by'ukuri nta Mana bafite. Ukabona no mu gihe cy'urupfu b'abantu batizera, uzabona bafite agahinda kenshi, barababaye, bafite n'ubwoba. Ntabwo bazi mu by'ukuri kiri buze gukurikiraho, ntabwo bazi imibereho y'ubuzima bwabo, bafite ubwoba bw'ahazaza habategereje. Bamwe bari gutinya urupfu, bamwe bari gutinya ibyo bari gucamo. Bivuze ngo ururimi rw'umuriro wo mu kuzimu uri gusa nkaho uri kubatera ubwoba, ariko mu by'ukuri ibyo si byo biba ku mwana w'Imana. Niba wizera Imana ukaba uri umwana w'Imana, ibyo byose ubicamo, ariko wibuke ko Imana iri kumwe nawe. Wibuke ko Imana yaciye mu rupfu. Yesu Kristo ubwe yaciye mu rupfu, ntiyagira ubwoba, kandi yari abizi neza koko
ibyari buze mbere yarabizi ko agiye guca mu rupfu, kandi ikindi nawe umunsi uzaba ugiye guca mu rupfu nk'uko Imana yashyizeho urupfu, ugomba kumenya ko utagomba kugira ubwoba, kandi ugomba kumenya ko no mu gihe ibyo bintu bizaba uzagera mu bwami bw'ijuru kandi ukazabaho iteka ryose. Njyewe nawe turabizi n'ubundi umunsi umwe bizarangira, hari igihe tutazaba turi ku isi. Niyo mpamvu ugomba guhora buri munsi udafite ubwoba bwo guhora ufite ubwoba bw'uko uzava mu mubiri uzagenda. Oya, ntugire ubwoba bw'urupfu, uri kumwe n'Imana, Imana iri kumwe nawe, irushijeho kuba iri kumwe nawe. Ndabizi nshoboye kuba ndi kubikubwira ngo hakagira undi muntu uzagenda wenyine, ariko ibyo waba uri kuvuga byose nawe turabizi n'ubundi ntituzagumaho cyane. Ahubwo ikiriho ni uko ugomba kumenya ko ugomba kuba uri kumwe n'Imana. Ugomba kuba uzi ko aya magambo turiho hari igihe azagera agashira. Biba ariko ni byiza kugira ngo tubashe gusobanukirwa, kubera ko umunsi tuzaba turi hano tuzaba turi mu ijuru. Hari ibyo Yohana yaje kubona Imana imaze kumwereka mu ijuru, igihe yabibonaga mu iyerekwa mu byahishuwe ibice 21 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Hari ibyo Imana yamweretse. Haragira ati, Yohana yaragize ati, mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga riva kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Nuko Yohana yaje kubona ijuru rishya n'ukuntu mu ijuru bizaba bimeze. Nuko yatembeye atwereka ukuntu ijuru rimeze. Nuko Yohana yabibwiye rero, nkuko mbibasomeye, ntabwo mugomba kugira ubwoba. Abantu bazagera baturane n'Imana, bagere ku ihema ryayo, muturane n'Imana ngo muzaba abantu bayo, nayo izaba Imana yabo. Ni isezerano ry'Uwiteka. Muzaba mwageze mu ihema ryayo, tabernacle. Nuba umuntu w'Imana, uyu munsi ugomba kubihera uyu munsi. Niba witeguye kugira ngo uzaturane nayo, Imana izadukura aya marira yose twarize, ndetse ikindi nta rupfu ruzabayo, byose bizarangira, nta miborogo, nta kongera kurira, ahubwo nta buribwe buzongera kubayo, ibya kera byose bizabishize. The former things are past. Mu iteka ryose Imana izaba yawe, kandi Imana ihora iteka ikurebera ibintu byiza. Imana izaba yawe, nawe uzaba umuntu w'Imana mu ijuru. Ni Yohana wabyerekwaga iki gihe. Ibyo nibyo bitegereje wowe nyuma y'uko uzaba uvuye mu isi. Kubera iki umunsi urupfu rukigusteresa? Kubera iki ibyo ubona uyu munsi biguhangayikisha? Banza urebe ibibazo byose, ubirebere mu maso yo kuba uzagira mu buzima bwiza uri kumwe n'Imana. Buri munsi ugira ibyishimo, kandi wishimire yuko umunsi umwe uzabana n'Imana, kutazongera kugira umubabaro, utazongera kubabara, kuko uri mwinsi ibyo biraza, uri mwinsi ibyo biraboneka, ariko hari ibyo byose bizarangira mu gihe gito rwose. Ubuzima bw'iteka ryose buragutegereje, kuko Imana yabasha kudusogongezaho nk'uko mu byanditse bikubwira. Imana ibasha kutwumva, Imana ibasha kubona ibyo bintu byose. Ntutekereza ko yakwirengagije. Imana irumva, Imana irareba, kandi ikindi nta n'ikintu kiri ku buzima bwawe Imana itazi, nta n'ikintu kiri kubaho Imana itazi. Nk'uko muri Zaburi ubwayo Imana yabivuze, Imana irakureba, ikwitayeho. Imana ntisinzira. Imana ntabwo yasinziranye ibibazo byawe. Ntabwo Imana yakumvanye kuteri nk'uko urubyiruko rw'iminsi, ntabwo Imana ikumva ngo ikwihorere. Oya,
Imana ubwo itasinze ngo ikwihorere, ubwo itakuritse, Imana nk'uko ibitubwira ubwayo, reka nk'uko tubireba mu Baheburayo, harabitwibutsa mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 5, nimukagira ingeso zo gukunda imiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gitumye tuvuga dushize ubwoba duti Uwiteka n'umutabazi wanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Wumve neza, ndahabasubiramo. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 5 umurongo wa 6 aragira ati nimukagira ingeso zo gukunda imiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato, ni Imana, kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba duti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki se. Uko niko mu Baheburayo hatwibutsa ubwo Imana yadusezeranije ko itazaduhana, itazadusiga. Ntabwo izadusiga, iraturinze, iri kumwe natwe. Ibi byose tubona mu isi, ibyo bije bigamije kudutera ubwoba, nayo ntabwo ibyo ngibyo bizagira icyo bidutwara. Nk'uko na Dawidi ubwe yivugiye ati nubwo nzaca mu gikombe cy'urupfu, sinzatinya ikibi, sinzatinya umubi, ahubwo kuko Imana iri kumwe nanjye byose nzabitsinda. Natwe tugomba kumera nka Dawidi tukavuga ngo ubwo Imana iyoboye, ubwo Imana iri kumwe natwe, nta kizatunesha. Sinzatinya umuntu kuko ntacyo yantwara. Imana ibahe umugisha. Love you so much.